Mwiriwe neza, uko mubibona uyu munsi noneho tuje kubabwira umuti uvura inka. Urabona nka kuriya urwoya rw'inka ruba rwarabaye umutuku, inka ukabona urayahirira ukayiha ibintu byose, ugakora uburyo bushoboka bwose, ariko inka yanze kubyibuha. Ukabona urwoya ni umutuku, mbese ku buryo uyireba ukaba wagira ngo ni irya, kandi wahira uyiha imiti, ibinini, buri kimwe cyose. Rero uyu muti abantu benshi barawuzi, cyane cyane abantu bo mu ntara barawukoresha cyane. Si mu ntara gusa ariko nuko ari byo biba bimbangukiye. Gusa ikintu kiriho, uyu muti urabona hejuru mu mugongo w'inka, nyine agana hejuru mu mugongo urabona rwa rwoya ruba rwaratukuye. Ufata uyu muti, nababwiye ko bawita umuravumba. Dore ahantu nawusoromye ngaha, iki giti nawe nimba utagifite ugitere. Uyu muti urawufata ukawukaraga, umara kuwukaraga uri mu ntoki ukawukamura, ugakamura nko mu gakombe cyangwa se akantu nyine ubona keza nyine, cyangwa se ukawufata gutya iyo bishoboka ukavuba ukamera nk'ibikatsi, ukagenda uwukuba kuri urwo rwoya. Ariko iyo bibaye byiza ushyira nko mu gakombe ukagenda utonyangiriza kuri rwa rwoya, ushyiraho umuti mukeya. Inka mu minsi mikeya, nk'iminsi wenda nk'icyumweru, mu minsi 7 nyine inka iba yatoshye urwoya. Nta kindi kintu rero, hari ubumenyi bwinshi tugiye kuzajya tubungura. Gusa icyo mbashishikarije ni ugukanda subscribe, iyi video nimba ikunze ugakanda like. Murakoze.